tumenya abantu iyo tumaranye igihe nabo, tureba ibikorwa byabo, twumva amagambo yabo, tureba uko bafata abandi mu gihe runaka, tukamenya abo ari bo koko. Iyi nkuru ngiye kubabwira ni ya Yohana nuko yabanye na Yesu. Nyamara yamaranye na Yesu imyaka igera kuri 3, kandi uko yanditse iyi nkuru y'ubuzima bwa Yesu, natwe biduha amahirwe yo kwemeza ubwacu uwo Yesu ari we. Basabye kujya mukurikire, twigire kuri Yohana, tumenye byinshi kuri we, ubundi dusuzanye iki kiganiro. Bakundwa rero, uyu Yohana yaje gusobanukirwa ko Yesu ari umuremyi, umwana w'Imana, Imana yambaye umubiri, yaje gucungura isi. Ibi dusanga muri Yohana igice cya 1 n'icya 3, yewe n'icya 14 ubisomye urabasanga. Kumenya Yesu byahinduye ubuzima bwa Yohana. Uko guhinduka niko ubutumwa yanditse buduhamagarira, budufasha kubona ibyo Yohana yabonye, kwakira ibyo yakiriye no kwizera ibyo yizeye. Yohana yamenye Yesu, ariko ikirutaho Yesu yamenye Yohana. Yohana yita umwigishwa Yesu yakundaga. Yohana ni umwe mu bantu bavugwa cyane mu Isezerano Rishya, avugwa ho kenshi mu butumwa buri mu byanditswe ku gitabo cya Yohana. Hari n'ibindi bitabo 3 bya Yohana bivuga cyane imibanire ye cyangwa se no kumenya Yesu. Mbere yo guhura na Yesu, uyu Yohana yari umurobyi. We na mukuru we Yakobo bakoranaga na se ku nyanja ya Galilaya. Yohana yabaye umwe mu barobyi bake Yesu yahamagariye kuba abarobyi b'abantu. Ibi tubisanga muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 17. Amateka y'itorero atubwira ko Yohana ari we wari muto mu bigishwa 12, kandi yarushije bose kurama agera ku myaka 90. Ibyo byatumye agira imyaka myinshi yo gutekereza ku byo Yesu yamwigishije. Kimwe natwe rero dukwiye kumenya byinshi kuri Yesu, ko Yohana amuvuga, tukamwigiraho, tukamenya ukuri kukumenya Yesu uwo ari we. Yohana yari akeneye impinduka zizanwa no kumenya Yesu akiri umusore. Nawe yagiraga imyitwarire y'ubuto. Hari ubwo Yohana na Yakobo basabaga Yesu gukora ibyo bamusabye byose, bifata nk'abamenyeranye. Bashaka guhabwa ibyo bashakaga byose. Nawe uribuka hari ubwo bashakaga imyanya y'icyubahiro iburyo n'ibumoso bwa se, igihe ngazaba amaze kwimikwa mu bwiza bwe. Ibi dusanga muri Mariko 10:35-37. Yesu yabakiriyeho umugani abita abana b'inkuba. Ibi rero bisanga muri Mariko 3:17. Bari bakeneye kwiga guca bugufi no gukunda abandi mbere yo kwikunda. Igihe abasamariya bagomeraga Yesu,
dusanga muri Luka ibice 9:51 kugeza ku 56. Yohana na Yakobo bamubajije impamvu adahamagara umuriro uvuye mu ijuru ngo uze ubatwike abasamariya kubwo kumugomera. Bo bumvaga igisubizo cyihuse ari ugutsemba abatuye umudugudu w'abasamariya bose. Uko ibihe byagiye rero bihita, niko Yohana yagiye ahinduka imyitwarire ye kubera ibyo yigiye kuri Yesu. Natwe dukwiye kwigira kuri Yesu Kristo. Amagambo cyangwa se ibi byanditswe icyo amuvugaho, hari inyigisho nyinshi tugomba gukuraho uko Yohana yagiye ahinduka. Muri Yohana wa mbere ibice 4:7 yaranditse ati, bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Ibi bigaragaza ko ubuzima n'inyigisho bya Yesu byahinduye ubuzima bwa Yohana. Ntabwo yari intungane, yamenye ko no mu myifatire ye yo kwihugiraho Yesu atamuretse. Yesu yakomeje kumwereka ubuntu, amwereka urukundo, amwereka n'ukuri nk'uko yabigiriye abandi bigishwa. Ubwo nibwo butumwa Yohana na bagenzi be babwirije mu isi. Nyuma yo gupfa no kuzuka kwa Yesu, ubuhamya bwa Yohana bwarushijeho gukomera igihe abakuru b'idini bategekaga Petero na Yohana kutongera kwigisha mu izina rya Yesu. Barasubije bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Ibi tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa 4:19 kugeza ku 20. Gushyira amanga kwa Yohana ni kimwe mu byaranze ubuzima bwe n'umurimo we. None bakundwa, tekereza ku mbaraga zo kubana na Yesu. Nta wagendanye na Yesu wakomeje kuba ko yari asanzwe. Utararushijeho kumwegera, yarushijeho kumuhunga. Ibihe Yohana yamaranye na Yesu byamuteye kurushaho kumwegera. Imyitwarire ye yarahindutse n'ubuzima bwe burahinduka. Uko ugenda wiga ubuzima bwa Yesu, niko umutima wawe uzagenda uhinduka. Shaka uko warushaho kumumenya, mwegere nawe umwemerere ahindure ubugingo bwawe. Bakundwa, twabanye muri iki kiganiro, bakundwa twabanye muri ubu butumwa. Ubuzima bwa Yohana bwahinduwe ku bwa Yesu no kumenya ubutumwa bwe yabwirizaga n'ubutumwa bwe yagendaga bamwigiraho. Natwe hari ibyo twakwigira kuri ubu butumwa, tukamumenya Yesu uwo ari we, tugasobanukirwa, tugahinduka mu mitima yacu. Murakoze namwe mwabudukurikiye tugasozanya muri iki kiganiro. Imana ibaho umugisha.